Turabasuje cyane inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, reka tubifurize gukomeza kugubwa neza aho muherereye hose n'ibyo murimo byose. Nkuko mubimenyereye rero tuba tubagezaho imari z'imitungo itimukanwa, no kuvuga amazu, ibibanza, amasambu bigurishwa cyangwa se bikodeshwa. Ni muri urwo rwego rero tubazaniye iyi nzu nziza cyane y'akataraboneka ya etaje nziza nkuko muri kubireba, kandi ikiri nshyashya, irimo igurishwa amafaranga atari menshi mu by'ukuri ugereranyije n'uburyo yubatse n'aho iherereye. Ni inzu ihendutse. Iyi nzu rero ni etaje nkuko muri kubibona, ikaba ifite ibyumba bitanu byo kuryamamo, ikagira dushe na tuwarete enye, ikagira salon, salle à manger, cuisine, stock ndetse na annex. Akarusho k'iyi nzu kandi nuko hejuru hayo hahera ahakabaye igisenge naho hameneye beto, ku buryo ushobora no kongera ugashyiraho indi hejuru. Ushobora kuhiyicarira nka bariko, ukahakorera ibirori, ukahasomera, ukahakirira abashyitsi, buri kintu cyose wakihakorera. Ni ukuvuga ngo hejuru irameneye rwose, hejuru irameneye ku buryo ushaka kuhakorera indi business iyo ari yo yose washaka, cyangwa se ukahashyira iyindi nzu. Ikindi kandi ni uko buri cyumba cy'iyi nzu gifite ibaraza, buri cyumba cy'iyi nzu gifite bariko. Iyi nzu rero ikaba iri mu ihuriro ry'imihanda, ikaba ifite na ku ruhande stock ushobora kujya ubikamo ibintu byawe nini cyane. Iyi nzu rero ikaba iri mu mujyi wa Kigali rwagati, hano mu karere ka Kicukiro, mu murenge wa Gahanga. Iri mu murenge wa Gahanga mu karere ka Kicukiro, ahantu heza cyane hakunzwe, ndetse iyi nzu ikaba igurishwa amafaranga mu by'ukuri makeya. Nkuko nabibabwiye, reka nongere mbibasubiriremo, ifite ibyumba bitanu, dushe na toilette enye, salon, salle à manger, cuisine ndetse na stock, ikagira kandi parking na jardin bihagije. Iyi nzu ikaba iri hagati y'imihanda ibiri. Nkuko nongeye kubivuga nuko ifite rooftop no kuvuga hejuru hahera, ahakabaye hari igisenge naho hameneye beto. Ni ahantu ushobora gukorera ibirori, ni ahantu ushobora kwakirira abantu, ni ahantu ushobora kwicara wirebera view, witegeye imisozi, umujyi, ahantu hose rwose. Iyi nzu rero irahendutse ugereranyije n'agaciro kayo, ugereranyije n'aho iri, ugereranyije n'uko ikibanza kigura, aho ikibanza kigeze, ugereranyije n'ibikoresho biyubatse. Ni inzu ihendutse kuko nyirayo yikenereye amafaranga. Iyi nzu rero ntabicishije amatsiko, irashaka amafaranga atari menshi, kuko ishaka miliyoni 100 zonyine. Irashaka miliyoni 100 z'amanyarwanda, ariko ziri negociable. Ni igiciro, ntabwo ari iteka. Iyi nzu rero wayikunze kuri miliyoni 100 zawe rwose, dushobora no kugerageza tugakatuzaho makeya. Waduhamagara kuri za nimero zacu arizo 0788483697, cyangwa se ukaduhamagara kuri 0781230123. Si ibyo gusa, ushaka kudusanga aho dukorera ni mu nyubako ya Centenary House hano mu mujyi wa Kigali rwagati. Hanyuma noneho ukaza tukakwereka imari zose tuba dufite, harimo n'iyi nzu. Cyangwa se nawe waba ushaka kugurisha, ukaza tukakugurishiriza, kandi mu gihe cya vuba. Nitwe abantu dushaka kukurangira ahantu hatari mu manegeka, hadafite ikibazo icyo ari cyo cyose, ugatunganirwa. Reka rero tukwibutse gukanda subscribe wowe utarabikora, kugira ngo ujye ubona ibyiza byose tugenda tubagezaho. Rwose muze tubafashe ku bijyanye n'imitungo itimukanwa, ibyo ari byo byose tubagira inama, tububakire, tumanaginga imitungo yanyu kandi neza. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, turabakunda cyane.